nkwifurije kugira ibihe byiza aho uherereye hose ukaba ukunda ibiganiro byacu. Ikaze no mu cyuyu munsi aho n'ubundi tugiye kuganira ku makuru atandukanye aba akomeje kuvugwa mu myidagaduro. Burya nubwo abantu benshi bajya mu rukundo barwishimiye, ntabwo buri gihe ibyo baba batekereza ari byo biba gusa, kubera ko abantu iyo usanga bagitangira gukundana baba bahana amasezerano menshi, bumva nta gatotsi namba cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose cyakwitambika ngo batandukane. Ugasanga umwe arabwira undi atari ko se mukunzi, waba uzi ingano y'urwo ngukunda, undi nawe ati humura, harabura kubyereka imiryango tukabihamya imbere y'ubuyobozi ndetse n'imbere y'Imana, ubundi ukaba uwanjye ubuziraherezo, ati ntazagira umuntu n'umwe untandukanya nawe keretse urupfu gusa. Ibi bikaba nk'ayandahiro abashyingiranwa bakora, ngo nzagukunda urwaye uri muzima, turi mu bihe byiza cyangwa se turi mu byago, n'andi magambo menshi avugirwamo, nubwo akenshi uko avuzwe atari ko asigasirwa. Burya rero iyi ndahiro abantu benshi bibwira ko irahirwa ari uko abantu bagiye kubana, ariko mu by'ukuri niyo urukundo rugitangira uba usanga buri umwe aha amasezerano undi, amubwira ko ari we wenyine akunda ndetse bazatandukanywa n'urupfu. Gusa ibi ngibi akenshi birangirira mu mitima ya bamwe, ku buryo hari abadatinya gusimbuka ndetse no kurenza ingohe iri sezerano bakunze guha abantu baba bakundana, ku buryo mu minsi mike, amezi make, umwaka cyangwa imyaka mike cyane, usanga wa wundi witaga umukunzi usigaye umwita umu ex. Bimwe mu bintu bitangaje cyane rero ahangaha mu ruganda rw'imyidagaduro nyarwanda ni uko usanga hari ibyamamare bibiri bihuje umu ex umwe, umu ex kandi nawe w'icyamamare, ugasanga bakundanye mu bihe bitandukanye, ariko nanone ugasanga hari uburyo abantu benshi batajya basubiza amaso inyuma ngo bibuke ko iyo scenario yabayeho. Uyu munsi rero ikiganiro twaguteguriye gikubiyemo ibyo ngibyo, tujya kurebera hamwe ibyamamare bitanu bitandukanye bihuje umu ex kandi nawe w'icyamamare. Dukurikire muri iki kiganiro kitari burambirane na gato, ubundi turebere hamwe abastar batanu batandukanye bakundanye n'abandi bastar, ku buryo ubu hari abastar babiri bahuje umu ex. Bimwe mu bintu bitangaje cyane. Ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka urutonde rwacu turuhere ku mwanya wa gatanu nk'ibisanzwe. Ibi byo biratangaje cyane, aho kuba babiri nta bantu bane bahuje umu ex umwe. Ni Nizzo, umuhanzi wamenyekanye mu itsinda rya Urban Boys, hakaza umunyamakuru Bakti, uyu nawe arazwi cyane kubera ko yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye, hakaza producer David Pro ndetse na Ndanda. Aba bose uko ari bane bahuriye ku mu ex umwe, ariwe Anita Pendo. Uyu nawe arazwi cyane kubera ko ni umunyamakuru, akaba yarakoze ku maradiyo atandukanye, by'umwihariko Magic FM ndetse na Kiss FM ari gukoraho ubu ngubu. Nizzo na Anita Pendo ubundi bakundanye mu mwaka w'ibihumbi 2011. Aba bombi icyo gihe ntabwo babyeruraga ubwo bari mu rukundo, gusa nyuma y'uko urukundo rwabo rurangiye nta n'umwe utaragize icyo abivugaho. Yaba Nizzo yavuze ko Anita Pendo icyo gihe atavuga ko bakundanye mu buryo bwa nyabwo, gusa Anita Pendo we avuga ko impamvu yatandukanye na Nizzo ari ukubera ibihe, ko ahubwo bakundanaga mu by'ukuri. Nubwo ibi ngibi bombi batabivugaho rumwe, bisa nko kwijijisha kubera ko urukundo rwa Nizzo na Anita Pendo ruri mu nkundo zavuzwe cyane iz'ibyamamare, nubwo icyo gihe nyine urukundo rwabo rutarambye. Nyuma yuko rero Anita Pendo avuye mu rukundo na Nizzo, yakurikijeho umunyamakuru Bakti. Bakti nakubwiye ko azwi cyane by'umwihariko kuri YouTube channel ya Afrimax TV, nubwo ubu ngubu atakikoraho, ahubwo asigaye afite iyitwa Big Town TV. Gusa n'ubundi yakoze no ku bindi bitangazamakuru bitandukanye. We rero na Anita Pendo nabo bakaba barakanyujijeho mu rukundo, nubwo nabo ibyabo bitatinze. Ntabwo twamenye icyatumye Anita Pendo na Bakti batandukana, n'ubundi abantu bose bumva ko abantu babiri bakundanye batabura ibyo bapfa, ubundi nyine bagatandukana. Cyane ibiba byagiye hanze wenda cyangwa se ibiba byagiye ku mugaragaro nibyo usanga abantu bagaruka, ariko nyine nk'ibintu byatandukanyije Anita Pendo ndetse n'umunyamakuru Bakti kuba bitaragiye hanze, nta bantu benshi bajya babyinjiramo. Nyuma y'uko rero Anita Pendo aretse gukundana na Bakti, hakurikiyeho David Pro. Ibi ngibi ushobora kubyumva ukagira ngo wenda ni amakabya nkuru. Aba bantu bose nkubwira bakundanye na Anita Pendo. David Pro noneho yakundanye na Anita Pendo karava, aba bombi bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo baterana imitoma, gusa nabo urukundo rwabo byaje kurangira rushyizweho akadomo. Nubwo Anita na David batandukanye, kuri ubu usigaye ukoresha izina rya Davy on the beat, bari mu bantu bavugishije abantu cyane kubera ko couple yabo iri mu zavuzwe cyane, ndetse yewe bari mu bagaragaje ko bakundana mu buryo bwa nyabwo, ndetse yewe ntibanabihisha itangazamakuru, ariko nabo nyine ibyabo byaje kurangira. Icyo gihe rero urukundo rwabo rukirangira, ntabwo n'ubundi Anita Pendo yatinze, kuko n'ubundi yahise ajya mu rukundo na Ndanda, umukinnyi akaba yari umuzamu wa AS Kigali icyo gihe. Ubundi iby'urukundo rw'aba bombi byo byatangiye kuvugwa cyane mu mwaka w'ibihumbi 2016, noneho mu mwaka w'ibihumbi 2017 kubera ko Ndanda na Anita Pendo bo babyaranye
babyaranye biba ibindi bindi, nibwo bari bakibaruka imfura yabo. Gusa ubwo Anita Pendo yiteguraga kwibaruka ubuheta bwe akaba umwana wa kabiri yari kuba abyaranye na Ndanda, nibwo batandukanye. Noneho ibyo kubana mu nzu bakoraga mbere birangirira aho, ubundi Anita Pendo na Ndanda buri umwe ajya ukwe. Buri umwe wese nkubwiye muri aba bakundanye na Anita Pendo kuva kuri Nizo, hagakurikiraho Bakti, hakaza David Pro usigaye witwa Davy on the Beats, ndetse na Ndanda uyu we bakaba baranabyaranye abana babiri b'abahungu. Ku mwanya wa kane turasanga Butera Knowless ndetse na Judith Uwizeyimana. Aba nabo barazwi cyane kubera ko Butera Knowless ni umuhanzi ukunzwe ndetse unakomeye ubu ngubu, gusa ubu ngubu akaba ari umugore washimye Clement, ariko na Uwizeyimana Judith akaba ari mu bantu bazwi cyane dore ko yamenyekanye cyane mu ruganda rw'imyidagaduro ahangaha mu Rwanda nyuma yo kubana na Safi Madiba. Impamvu mvuze Judith Uwizeyimana ndetse na Butera Knowless nuko aba nabo bahuje ex umwe ariwe Safi Madiba. Safi na Knowless nibo bakundanye mbere, bakundana kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2011, dore ko Safi we izina rye byari maze kumenyekana cyane ugereranyije n'irya Knowless, ubundi atangira amufasha kugira ngo Knowless izina rye nawe rizamuke mu muziki, gusa birangira n'iby'urukundo bijemo. Nyuma y'imyaka 2 gusa nibwo Safi Madiba ndetse na Butera Knowless batandukana, byaranavuzwe ko babanye mu nzu igihe kitari gitoya, ariko nyine Knowless afata umwanzuro wo gutandukana nawe ngo bitewe nuko Safi icyo gihe yanywaga inzoga nyinshi yataha akamuhohotera, ubundi Knowless abona atazawuva ahitamo gutandukana na Safi Rwiza ahita yigendera. Knowless rero icyo gihe ashigenda nibwo Safi yakundanye n'uwitwa Parfine, gusa nawe baza gutandukana dore ko nawe ubishatse wamushyiramo ko ahuje ex n'aba bombi babiri navuze, yaba Knowless ndetse na Judith Uwizeyimana. Uyu we bakaba barakundanye mu mwaka wa 2017 ubwo Judith yari avuye muri Canada aherekeje umukunzi wari wa Urban Boys. Noneho Judith na Safi bahana nimero batangira kuvugana, ubwo ubundi iby'urukundo byabo bivuka nyuma, noneho bahita banabana. Nyuma y'imyaka 4 baratandukanye, bahana gatana yemeye mu mwaka wa 2023, ku buryo ubu ngubu yaba Judith na Knowless ndetse yewe ubishatse wakongeraho na Parfine bahuriye ku ex umwe ariwe Safi Madiba. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Kenson ndetse na Juno Kizigenza. Aba bombi usibye kuba bari inshuti ndetse yewe bakaba baranahuriye muri label Igitangaza, ubwo cyagiye Bruce Melody yabafashaga kugira ngo bombi bazamuke mu muziki, banahuriye ku ex umwe ariwe Ariel Ways. Mu bihe bitandukanye nibwo yaba Kenson ndetse na Ariel Ways bavuze ko bakundanye bakigana mu ishuri rya muzika rya Nyundo, nubwo ubu ngubu risigaye riri i Muhanga. Aba bombi rero bavuga ko urukundo rwabo rwari rwiza. Kenson akavuga ko Ariel Ways kumukunda nta kibazo cyari kibirimo ngo kubera ko yari mwiza, mu gihe Ways we avuga ko atari urukundo rwa nyarwo ngo kubera ko arwita amour scolaire. Nyuma y'uko rero Ways na Kenson batandukanye nyuma y'imyaka mike cyane, kubera ko Ways akimara kwinjira mu muziki hashize imyaka itari myinshi, ndetse na Juno Kizigenza izina rye rimaze kumenyekana dore ko yari amazemo nk'umwaka umwe urengaho amezi make, nibwo hagaragaye amafoto aba bombi yaba Ariel Ways ndetse na Juno Kizigenza bari gusomana byacitse, ubundi noneho bitangira kuvugisha abantu cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ntibyatinze bahita basohora indirimbo Away bahuriyemo, abantu noneho batangira kuvuga ko aribo bari kubwirana ubwabo, nubwo hari n'abavuze ko ibintu byagaragaye mbere ko ari ugutwikira indirimbo, ariko n'ubundi ibingibi byari ibinyoma kubera ko Juno Kizigenza na Ariel Ways barakundanaga bya nyabyo, dore ko n'amarangamutima ya bombi atakomeje kwishira, nkaho Ariel Ways ari wakoreshejwe muri video y'indirimbo Birenze ya Juno, ndetse yewe hanavugwa ibintu byinshi cyane. Inkuru ku rukundo rwa Juno na Ways zandikwa ari nyinshi, gusa nabo ibyabo birarangira burundu nyuma y'amezi make, ubundi ibyari guterana imitoma bihinduka guterana amagambo, nkaho hari indirimbo zimwe na zimwe zasohotse nk'iyitwa Nazubaye ya Juno Kizigenza ndetse n'izindi zitandukanye aba bombi bahimbye baterana amagambo mu cyimbo cyo guterana imitoma nk'uko byari byarahoze mbere. Mwanya wa kabiri turongera tuhasange Nizo, gusa noneho ari kumwe na DJ Toxic. Aba bombi nabo bahuje ex kubera ko bakundanye na Katy Sasha. Ni umukobwa uzwi cyane, by'umwihariko izina rye rikaba ryaramamaye mu mwaka wa 2010 kubera gukundana na Nizo Mohamed, umuhanzi wamenyekanye cyane mu itsinda rya Urban Boys. Aho Nizo na Katy Sasha bakundanye ibintu biba ibindi, urukundo rwabo rurakura kugeza ku rwego Nizo yanatangiye kumifashisha mu mashusho y'indirimbo zitandukanye. Iyo yagaragayemo ni umwanzuro aho Safi we yari yakoresheje Butera Knowless, ubundi Nizo we akoresha Katy Sasha, mu gihe Humble Jizzo we yakoresheje umukobwa usanzwe abangaba bishyurwa nyine kugira ngo bajye kwifashishwa mu gukora video z'indirimbo. Ibya Nizo na Katy Sasha ntibyarambye kubera ko bakundanye umwaka umwe wonyine, ubundi muri uwo mwaka wakurikiyeho Nizo ahita akundana na Anita Pendo bahita batandukana ubwo ngubwo, gusa Katy Sasha ahita atangira gukundana na DJ Toxic. Uyu nawe arazwi cyane mu ndirimbo zitandukanye dore ko ari umu DJ akaba n'umuhanzi nk'iyitwa Taxi ndetse n'izindi zitandukanye, aho DJ Toxic yakundanye na Katy Sasha bivugwa ko umukobwa wahoze
gukundana na Nizzo akundana n'umu DJ utaramenyekana, gusa nyine DJ Toxic n'ubundi nawe nyuma gato yaje kumenyekana, izina rye riramamara cyane ahangaha mu Rwanda. Banafitanye umwana wavutse mu 2014, gusa n'ubundi iby'urukundo rwabo nabo ntabwo byarambye, nyuma gato baje gutandukana. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Prince Kid ndetse n'umuhanzi Derek wamenyekanye mu itsinda rya Active Again. Uyu nguyu Prince Kid afite izina ryamenyekanye cyane ndetse rifite ibikorwa bidasanzwe mu ruganda rw'imyidagaduro nyarwanda. Yabanje kubaho umuraperi, gusa nyuma abivamo ajya gutegura amarushanwa ya Miss Rwanda abinyujije mu kigo Rwanda Inspiration Backup cyari cye ku giti cye. Gusa nyine ubu ngubu amarushanwa ya Miss Rwanda yateguraga akaba yarahagaritswe by'agateganyo bitewe n'ibyayavuzwemo. Uyu Prince Kid rero umugabo wa Miss Iradukunda Elisa kuri ubu yakundanye cyane na Miss Teta Sandra, gusa baza gutandukana mu mpera z'umwaka wa 2014 bavuga ko nta kindi kibatandukanyije usibye impamvu zabo bwite. Nibwo rero nyuma gatoya noneho Miss Teta Sandra icyo gihe wakoraga muri East African Promoters yahise akundana na Derek, dore ko itsinda Active Again uyu muhanzi yararimo ryari ryaranitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryategurwaga ni East African Promoters. Gusa nyuma gatoya nibwo noneho ibya Derek ndetse na Miss Teta Sandra nabwo byaje kurangira, ubundi noneho batangira guterana amagambo nkaho mu ndirimbo Slow Down aho Olevis ndetse na Derek ndetse na Tizzo bari baririmbye basubiza abakunzi babo baramaze gutandukana na Derek, bivuga ko yaririmbaga Miss Teta Sandra. Iby'urukundo rwabo nyine icyo gihe byari bikimara kujyaho akadomo, ubundi Miss Teta Sandra atangira gukundana na Wizzo Manizo, umuhanzi ubarizwa mu itsinda rya Good Life Radio and Wizzo. Ndakeka ko aba bahanzi nabo mubazi cyane. Ngaha rero aho dusoreje uyu munsi mu kiganiro twari twaguteguriye cyagarukaga ku byamamare 5 by'ahangaha mu Rwanda bihuje aba ex. Hari aba wumva twibagiwe, wowe waca muri comment section ukabatubwira. Reka nsoreze ahangaha, ndabashimiye.